barifunga abo Riderman kandi mpona rubber band muniga baje kendi kango zibinigi bwangu ibyo ndabwiye cyose uko kanura baso ndeba uko ndakeye hose ndisuku ntumbwire shit z'amafu ndacyari rap bwingufu naje kare nubwo byetse byo gukora imibare injyana muragishe none hambwe mutubare mitima yacu yuzuye agahinda ndinda singira ibyo guhinda wenda naguhwika kuri mic simbapfusha hayi tugakesha ndi kumwe namukesha. Wow, murumva ko percent bifura bimenye ryari? Yes, murakoze. Reka nsuze abakunzi ba Kwisanga TV aho mwaba muri hose, reka mbabwire ngo mugubwe neza, yaba ku bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, by'umwihariko ku bantu bari muri USA. Nje nitwa Pacifique Byiringiro, ndagira ngo nkubwire ko uramutse ukunze ikiganiro cyacu wakora subscribe ukanakora share, cyangwa se waba ushaka gutanga igitekerezo ugatanga comment. Uyu munsi nabazaniye umwe mu baraperi bakomeye muri aka karere ka Gicumbi, by'umwihariko akaba yubakiye izina rye mu nkambi ya Gihembe. Yagiye agira ibitaramo byinshi bitandukanye, ariko noneho yatangiye umuziki mu mwaka wa 2016, aza gushyira ingoma ya mbere mu mwaka wa 2018, ari nayo ndirimbo yatangiye kumenyekanaho cyane, indirimbo yabiciye bigacika cyane muri nkambi ndetse no muri akarere. Ntiyarekeye gukora ibikorwa by'indashyikirwa, aho yagiye akora ibitaramo bitandukanye, aza no kugaragara mu marushanwa yabaye mu 2019, amarushanwa y'abanyempano batandukanye muri aka karere yari yateguwe n'abaterankunga batandukanye harimo Besto. Aza no kwitwara neza agera ku mwanya wa kabiri. Uwo muraperi nta wundi yitwa The Don %. The Don. Yeah bro. What's up? What's up? Uri fresh? Meze fresh papa wanjye. Ndabona urasa neza papa. Shaka kubera Imana kabisa. Wifunze baraperi cyakoze? Still rabizi nicyo cyangwa tu. So uyu musore tudatinze turaza kuganira ku terambere ry'umuziki wawe ndetse n'intangiriro yarwo y'urugendo rwawe muri muzika kuva watangira. Ndashaka ngo tudatinze dutangire ku ndirimbo yawe wasohoye bwa mbere, indirimbo yakoze amabara, mbese nakuta amabara, yakoze ibintu bikaze cyane muri iyi nkambi ya Gihembe ndetse muri akarere. Iyi ndirimbo ndagira ngo utubwire muri mashyi igitekerezo cyayo. Ni indirimbo sitwa agahugura? Wapi bayita amaherezo tu. Wow, indirimbo yitwa amaherezo. Na amaherezo kabisa. Ndagira ngo utubwire muri make igitekerezo cy'indirimbo, cyane ko imirimo yayo iba yibanda ku bantu bari muri gereza. Iyo ndirimbo bimeze bite? Bro, ni story ndende urabyumva tu. Amaherezo niryo ryabaye izina, ni featuring n'umusore bita wa Danger. Our Danger. Nabundi iyo ndirimbo byatangiye kera cyane tu, ashize imyaka myinshi nyandika ari yandi nyitegereza. Nza kugera hano nyine hano mvuye school, nza kubona abaraperi bashoboye, ndavuga ati iyi ndirimbo ngomba kuyisharinga mu niga umwe nanjye nasanze hano afite izina, ndavuga ati tugomba gukura tugakora ikintu kirenze kuko namubonagamo fame kabisa, nabonaga ko ashoboye tu. Si wowe muraperi uzwe. Impamvu mereye kuri iyi ndirimbo nuko kabisa iriya ndirimbo musaza, iriya ndirimbo irimo lyrics zikaze, urabizi? Nanjye inkora ku mutima tu. Abantu bagiye kubwira se kenshi cyane tu, kandi much respect ku bafana banjye, ndabemera cyane. Wow, icyo nicyo kibazo numvaga natangira kumubaza, bitewe nuko iriya ndirimbo nawe barayikunze cyane ko yarayikoranye n'umuraperi mwiza Denko. Ariko ubundi Denko amuvuga iki? Man, swing swaga sigas alongside soldiers, njye muhasari tu musaza mukuru, njye ndafana. Wow, kabisa. Ntabwo nakubeshya, ntabwo nakwirarira, ni rapper ashoboye tu. Yes, tudatinze rero, icyo nicyo kibazo cya mbere numvaga nifuza kumubaza, cyane ko n'abafana be baba ahanini ariyo ndirimbo cyane bamuziho. Ariko none ndagira ngo dutangire ku rugendo rwawe rwa muzika kuva ugitangira mu mwaka wa 2016, ariko none indirimbo yawe ya mbere ikaza gusohoka mu mwaka wa 2019. kubera icyo maze icyo gihe cyose urandika amafasi, ariko none ukaza gushyira
indirimbo yawe ahagaragara mu mwaka wa 2018? Bro, ni ibibazo byinshi birarenze cyane turabizi cyane. First of all hari ikintu bita mikoro, ukaba ufite nyine talent ba mikoro nyine ari ikintu bikubangamira kirimo urabyumva. Urafata nka indi n'umupeti muto cyane muri ibyo bihe yashize n'imyaka myinshi, long time ago naratangiye nyine mu rugendo rw'umuziki wanjye. Utangiye icyo gihe 2016 bikurikije kuri bro wanjye bitaga Lion. Biza kugenda bikora gake gake kugeza igihe nyine nagiye kutangira n'imbyiyumvamo, ntangira kumva ko nyine nanjye nabishobora. Student turanye mbyibutse barumva n'agahinda kaje kuko man ni ibintu byinshi umuntu aba yaraciyemo. Kuba nyine niyo myaka myinshi yarashize nta audio mubona, abatwemereraga ama audio baturaburiza. Mbega ni story ndende bro, birarenze kugeza aho byageze 2019. Man ndabyibuka muji bitatu Puff, ndakeka niwe muntu wa mbere wangejeje muri studio tujya muri top 5 say dukora ingoma bita Winner Gang. Wenda utiyusi cyane nyuma y'iyo ndirimbo amaherezo marayisohoye featuring na Deko, murayisohoye uba indirimbo iza gukundwa cyane cyane ku bwanjye, mbona ko bihagije. Nkurikije FM yo muri akarere naguha nka 70%, sibyo? Ariko noneho nyuma y'iyo ndirimbo waje gusohora indi ndirimbo unavuga ko ari indirimbo Sky 2 yagize gutya akagushishura beat, sibyo? Bro, byarabaye ni ingoma bita Winner Gang yakorewe muri top 5 say ikorwa n'uwo bita Heavy Kick. Indirimbo yakozwe na Heavy Kick. Hanyuma ibi yakozwe nyuma iza guhabwa Sky 2 gute? Nyine naragiye ndarecordinga ba amasample, barangije ko amasample nyuma y'igihe gitoya ba ama audio, barangije ko ama audio nyine yayo ntibyashimagaye kare like 2 months ngiye kumva numva Sky 2 yakoreye mu beat ngo nta mukire ngubyina nabi. Bane nyenga ngo ni tuntu nyine bro, nawe aho urubyumve Sky 2 ngiye nta mutima mubi ngiye nkufitiye. But nawe urabizi bajye bagera aho bagereza bro. Ngiye byarambabaje bra, navuga ko yanyikiye beat bro, yanyikiye beat wallahi. Nta bikaze nta n'umutima mubi mufitiye nyine buriye ubwo niba ari ikibazo cya producer, niba ari icya Heavy Kick cyangwa se kikabi cya Sky 2 ngiye ntabwo mbizi. Gusa nyine ku mutima wanjye byarambabaje, ariko haracyari time yo gukora ibirenze Sky 2 sigaye winjirira abanze baraperi ba Gicumbi basigaye bakora kugeraho n'aba Sky 2 babinjirira. Ni hatari bro, mve ko nyine nta bikaze, ariko n'umuziki wacu niwo uragenda utera imbere bazabibona man, time will tell bro. Okay, ikindi kibazo numva nifuza kubaza, ubona umuziki wa Gihembe ndetse by'umwihariko no muri akarere ubona uhagaze gute? Ubona abaraperi baho cyangwa se abandi baririmba izindi njyana, ubona bimeze gute muri akarere? Ubona hari aho biri kujya cyangwa se ngo biracyari hahandi? Nawe urabizi ntabwo bikiri hahandi hasi tuvuga ngo ibi biri hasi. Abapeti baha bafite ikintu bita urukundo rw'umuziki. Urabona ko nyine byane mbere ya Covid, urabona ko ikirori cyarabaga abafana bakaba bahari, abahanzi bagaperforminga, akaba ari ibintu byiza. Bikatwibye binyibutsa ibihe bya kera cyane, n'uko tubagikora ibyo birori twari abana tutanemerewe kujyamo. Gusa nyine byaje kunshimisha kubona muziki wawe ukuntu uri kugenda uzamuka, ni ibintu byiza cyane. Ahubwo ikintu nabwira abaraperi bagenzi banjye n'abandi bantu bose dufatanyije aka kazi k'ubuhanzi, turi no by'umwihariko turi muri no nkambi imwe. Keep your head up, never give up. Ndabizi ko bizacamo one day. So murabyumva uburyo Puff byumva. Ikindi kibazo numva nakubaza, iyo abantu benshi bakunze kuvuga ko style yawe ibiri muri new school, ariko noneho abandi bakavuga ko
yaba trap yaba new school yaba old school ushoboye ubundi tubwire injyana yawe ahantu ufokasinga cyane mu muziki wawe bimeze gute tubwire abantu benshi bagiye bambwira icyo kibazo babifuza kukikubaza icyo kibazo kurusha nyine ukuntu njyewe mbikora iyi new school njyewe ndayikunda tu old school nkayikunda na trap nkayikunda ba njyewe first of all mbanza gufokasinga ku kintu kimwe nkabanza nkamenya ngo ahantu nyine ahantu turi ubundi biteye ubundi njye mbikora ni nka episode nkavuga ati uyu munsi muri bino bihe ngiye gukora trap bitewe n'uko ndi kubona ari ifite abafans benshi tu nawe urafata njye ndabona ari kubikora nabwo naje guhita mfata time nkavuga ati ndirimba njye nkubita ni school band ndabona na trap itananira murabizi trap nagiye mbakorera ndakeka nta wagaye n'uwagaye sorry rwose babyeyi mwihanganire biracyaza yes cyane ko afite indirimbo nyinshi za trap zimeze no kuri YouTube channel yiwe navuga nk'indirimbo yitwa Winner Gang ari nayo yandi Sky ya gise gutya agakoresha beat yayo ariko noneho Percent aje kubasobanura neza so ikindi kibazo numva nakubazaho cyane na ubundi kubundi Percent mu yurebye muri Rwanda abaraperi baho n'uyu muraperi wumva ko ufana neza cyane wumva kabisa rap igukora ku mutima shanjye nawe nakubeshye bro so kubusukunda ntago ari ukubogama gusa njye ntanga respect ku musaza The Great P-Fla buriya nkunda lyrics ayandika tu cyane kabisa ni indirimbo yabuze ni ingoma y'inamanzi sha nyinshi cyane bro byibuze gira gutya utunyurizemo nk'akarimbo cye kamwe nk'akavasi gafite nk'imirongo nk'itatu cyangwa ine ku ngoma ya P-Fla ntabwo njye nakifuje ko iyo wifuza yose wayimbwira nk'ibikoresho tu indirimbo ya P-Fla nifuza ko indirimbo ari yose umusaza P-Fla barifunga Riderman kandi mpona rubber band maniga baje kenge kango zibinigi bwangu ibyo ndabwiye cyose uko kamera baso ndeba uko ndakeye hose ndisuku ntumbwire shit z'amafu ndacyari rap bw'ingufu naje kare nubwo byetse byo gukora imibare njyana muragishe none hambwe mu tubare mitima yacu yuzuye agahinda ndinda singira ibyo guhinda wenda naguhwika kuri mic sindapfusha hayi tugakesha ndi kumwe na mukesha wow murumva ko Percent P-Fla bimenye ryari P-Fla long time kabisa ndakeka nka 2012 narize P-Fla ni kera icyo gihe uko wari uzi imiziki narayumvaga bitewe n'uko mfite ba bro nyine baba nabo bamukunda ibiza ko nangira nyine nayo mwimvishemo cyane kuko